ndabashuje kandi ndabashimira ko mwagize ikiganiro cyiza, mukabasha no kwakira abavuga amagambo mudahuje, ariko mukabaha umwanya. Ibyo ni ibintu byiza, kuko ntago bakunze kubiduha iyo tugiye mu biganiro byabo. Ariko impamvu namanitse akaboko Rugaba, ni uko hari ibintu nibaza tugomba kwitaho cyane, kuruta kwita, ntabwo mvuga ko kwita ku mpamvu ziri mu gihugu, n'ubu bwibone buriho muri politike iri mu Rwanda, aho bavuga ko, ndibaza umuvandimwe wari urimo kuvuga yitwa Alexis, yavugaga ko ngo mu gihugu cy'u Rwanda bisanzwe ko ngo hari abantu baba bakoze amakosa ngo bagahanwa ngo nk'uko bibaho no mu bindi bihugu. Ariko njyewe ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko imfungwa dufite mu gihugu hafi ya zose zifunzwe kubera ko gusa zitumvikana na leta, cyangwa se zasohoye amakuru, cyangwa se bamwe bari abanyamakuru, bamwe bari abantu bandika amakuru, abandi ari abantu bayavuga kuri YouTube. Kuvuga umuntu uko yiyumva mu mitekerereze ye n'imibereho ye, ugasanga bimuviriyeho kuba yafungwa. So ntabwo kuko hari ijambo yakoresheje yise ngo gutukana. Gutukana ni ukuvuga iyo umuntu atukanye ntabwo bimuviramo icyaha cya politike cyangwa se cyo gupfobya jenoside cyangwa se cyo gutuka umukuru w'igihugu. Uwo mukuru w'igihugu ntabwo numva ko igihe cyose uvuze ikintu kitajyanye na politike ukuntu uba watutse umukuru w'igihugu. Amategeko y'igihugu cyacu hari ukuntu agenda agorama, bikavamwo ko abantu bose bitwa abanyabyaha, bitewe n'uko umuntu wese utavuga ko ashyigikiye leta iriho cyangwa se adashyigikiye uwo mukuru w'igihugu, abantu bose babyina ngo murumuna wa Yezu n'ibindi, ugasanga bibaye icyaha. Ibyo byaha birahari mu Rwanda, ntabwo ari ibintu natindaho cyane. Ariko ikintu nagira ngo nkangurire uwo muvandimwe Alexis ni uko agomba kumenya ko igihugu gifite demokarasi, n'umukuru w'igihugu aravugwa. Ntabwo biba ari icyaha kuba wavuga ku izina ry'umukuru w'igihugu, kuba wavuga ko Perezida Kagame utemeranya nawe, ntabwo byagombye kuba icyaha. Kuba wavuga ko utemeranya n'ibyavuye mu matora cyangwa utemeranya n'ikintu runaka ntabwo byagombye kuba icyaha. Ariko dufite sosiyete aho leta ifite ingufu cyane, aho ibasha gukoresha amategeko ayo ari yo yose kugira ngo ifinagaze umuntu uwo ari we wese. Kuko ntabwo ngiye gutanga ingero, kuko ndibaza ko mwese mubizi ibyagiye bibaho ku bantu b'abatangazamakuru cyangwa se b'abanyapolitike. Tugiye kubisubiraho byatinda, kuko hari ikintu nshaka kubabwira nibaza kibangamiye twese, yaba ari uri muri opozisiyo, yaba ari uri muri leta. Ngiye ku bwanjye nkabona ko ari ikibazo. Ndabizi ko wampaye iminota mike cyane, ariko reka nyikoreshe uko nshoboye. Kandi nanone nkagomba no kwibuka yuko n'iyo minota yaba ari mike, ariko information iragomba gusangirwa na twese. Turagomba kureba ikibazo kireba igihugu, kuko ikibazo kireba politike imbere mu gihugu, icyo ni ikibazo turwaye imyaka 30. Ariko noneho reka turebe ikibazo kireba igihugu, natwe twese, yaba bari mu gihugu cyangwa n'abari hanze. Uyu munsi
uh, turimo kureba ikibazo cy'intambara ya Kongo. Intambara ya Kongo yakomeje kuba uh, ikibazo gikomeye cyane kuko igihugu cyacu cyakomeje kugaragara mu ntambara ya Kongo. Ariko ikintu njyewe kintera impungenge, nibaza ko wenda kiri butume n'iki kiganiro cyawe ugiha iminota yiyongera, ni ukuba uyu munsi umusaza w'i Bugande ahaye umuhungu we kuyobora ingabo z'igihugu. Iryo ni itangazo risohotse mu kanya. Nasomye ku binyamakuru nka bitatu ndimo kwibaza ko bishobora kuba ari ibinyoma, ariko nsanga ari byo. Uravuga Perezida Museveni ahamuhoze kuyobora ingabo? Yes. Ubu niwe muyobozi w'ingabo z'Ubugande, ni ukuvuga CDF, Chief Defense Force Commander. Ni ukuvuga ngo afite absolute power zirebana na operasiyo z'ingabo, kandi tukaba tunazi ko kugira ngo Bunagana ifatwe yabigizemo uruhare, ari nabyo byatumye bamuvana mu kazi. Sinzi niba mubyibuka. Turabizi uko byagenze. None ubu niwe uhawe kuyobora ingabo z'Ubugande, kandi mu kanya kashize amakuru nari ndimo kubona atari mu binyamakuru yanyerekaga ko ingabo z'Ubugande zirimo kuva mu cyerekezo cya Bunagana na za Bukavu nahe, zirimo guta ibirindiro bajya bavuga ngo zirimo kurwanya ADF, zirimo kujya gufasha RDF kugira ngo bafate Goma. So ni ukuvuga ngo turi muri situwasiyo aho Ubugande, u Rwanda burimo kwishyira hamwe mu ntambara ya Kongo, kandi dufite Tanzania, Uburundi, Kongo, Malawi na SADC na South Africa nabo bishyira hamwe kugira ngo barwanye u Rwanda. So ni ukuvuga ngo igihugu cyacu kiri mu bihe bikomeye cyane, aho dushobora kwisanga mu ntambara y'ubutiti ishobora gufata igihe kinini cyane, kandi tugapfushirizamwo abaturage benshi cyane. Twajyaga tuvuga impunzi dufite muri Kongo, ariko ubu dufite risike y'uko twanapfusha abo dufite mu gihugu. Ibyo ni ibintu biteye impungenge cyane kuri jyewe, kuko intambara yo muri Kongo irasa nkaho irimo gusa nkaho isenya ibihugu by'akarere, kuko iyo urimo kureba umusaza afata umuhungu we, kandi wumvikana na Perezida Kagame, inzinduko mwarazibonye, nawe ubwe yivugiye inshuro nyinshi ko azagwa inyuma, ngo bivuga uko biri, ngo y'Abatutsi, ngo akarwana intambara y'Abatutsi. Uwo nguwo niwe uhawe kuyobora ingabo z'Ubugande. So ni ukuvuga dufite inzira ndende imbere yerekeranye n'intambara ikomeye cyane, ku buryo ibibazo byo mu gihugu byerekeranye na ruswa no kurwanya abanyamakuru n'ibiki byose, no kurwanya abanyapolitike, iyo irasa nk'igiye ku ruhande, kuko birasa nkaho dufite situwasiyo aho ibihugu bigiye kwisubiranamo bitewe n'ubwumvikane buke bushingiye ku bagabo babiri, ari we Perezida Kagame na umuyobozi w'ingabo w'Ubugande mu kanya bimitse, Muhoozi Kainerugaba. So ubwo bwumvikane rero bushingiye ku moko, kandi nanone bifitanye isano n'abandi bantu nabo bashingira ku moko, ugasanga dufite ikibazo gikomeye cyane mu karere cy'uko intambara ishobora kurenga imipaka, kandi muri uko kurenga imipaka tukazapfushirizamwo abaturage batagira umubare. Ni byiza cyane kuba mwaganiriye ku birebana na politike y'igihugu. Uwo mushiki wanjye mwavugaga yavuze ntaraza,
ariko ngewe mfite impungenge zikomeye cyane ku birebana n'intambara ya Kongo, kuko intambara ya Kongo irasa nk'aho ari objective ikomeye cyane y'ibihugu byacu bibiri, ndibaza Ubugande n'u Rwanda. Barasa nk'aho bitaye kuri iyo ntambara cyane. Na politike y'iwabo, ni ukuvuga niba Perezida Kagame afite Ingabire yabujije kuziyamamaza akaba amwita umuntu ufite ubusembwa, ni nk'uko na Perezida Museveni nawe afite Bobi Wine nawe afiteho ikibazo yita ko ngo ari ibya bindi bajya bavuga, ntabwo nshaka kubisubiramo. Ariko ikibazo gikomeye cyane nibaza mugomba kwitwararika intambara iri hagati y'ibihugu bibiri. sinzi Marara Hari abantu ntabwo ndi kumwumva. hari umuntu wari umpamagariye mwihangane, nari ndimo kuvuga dufite ikibazo gikomeye cyane cy'uko ibihugu bibiri, u Rwanda n'Ubugande, bishyize hamwe kurwana intambara ya Kongo, ariko iyo ntambara ya Kongo barwana barayirwana n'ibihugu birenze umubare munini cyane, biriyongera, ntago namenya umubare babi. Ariko ikintu nashaka gusorezaho, iyo ntambara ikaba ishingiye nanone ku nyungu z'amahanga, kuko dufite igihugu cy'Ubwongereza na Amerika byakomeje gukorana neza na Perezida Kagame, hanyuma tukagira igihugu cy'Uburusiya na Chine byakomeje gukorana neza na Perezida Tshisekedi. Uburusiya bwakomeje gukorana neza na Perezida Tshisekedi, kandi ibyo byose bikaba ari uko igihugu nk'Ubwongereza na Amerika byifuza ko uburasirazuba bwa Kongo bwakwigenga kugira ngo bakomeze kubusahura nk'uko babyifuza, ariko ibyo byose bikaba birimo gupfiramwo abaturage bacu. Hanyuma Uburusiya, Chine bafite indi mikoranire n'igihugu cya Kongo, ubwo noneho ugashyiraho noneho na South Africa yakomeje kubitangira, ugashyiraho SADC n'ibindi. So iyo ntambara rero ikaba ari intambara bo bakavuga ko ari intambara y'amoko, ariko ari intambara ya ekonomi. Noneho ugasanga abaturage bazakomeza guhungabana muri izo ntambara zizagenda zikurikira, kuko iyi ntambara n'ubundi imaze imyaka 30, ariko hari ukuntu yagiye yungukira Abanyamerika n'Abongereza ahangaha ntuye, ariko noneho aho bigeze bikaba bigeze ahantu habi cyane, aho ibihugu by'amahanga bishobora kuyinjiramo, kandi nibiyinjiramo dushobora gupfusha cyane kurusha uko twapfushaga. Ibyo bintu ndabizi, mwavuze ko ngo mfite iminota mike cyane, ariko ni ibintu biteye impungenge, kuko nge mba ndimo gusoma amakuru mvugana n'abantu, ni ibintu numva ko nagombaga kugira icyo mvugaho hano muri iyi minota mike mu mpaye, kuko ibirebana n'ibibazo biri mu gihugu, ibyo ni ibisanzwe, tubanye nabyo, ntabwo ari byiza, ariko tugomba kubyakira. Veritas, umbabariye wagira icyo uvuga kuri izi mpungenge mfite, kuko ni impungenge zagombye kureba buri munyarwanda. Murakoze. Noble, urakoze cyane. Marezi make ntafite umwanya twari kujya ko no kuri iyo sije, kuko ibindi nk'uko bivuga byo mu gihugu twanabiganiraho bihagije, nta kibazo cyaba kirimo duhinduye sije, cyane ko bifite aho bihuriye. Byanatangiye tuvuga abantu boherezwa muri Kongo kurwana izi ntambara. Ayo makuru ni mashyashya, nanjye hari mbonye ifoto ya Muhozi, ariko sinabisoma kuko mvuye mu kiganiro nka gutya, ariko utajya mu bintu byinshi. Kuba Muhozi yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, bwo iyo ntago bisaba ubuhanga cyangwa ubushishozi bwinshi, nuko Uganda yinjiye mu ntambara, ariko ugomba kwibuka ko yari yarasezerewe mu ngabo. Iyo umuntu asezerewe mu ngabo, thank you. Yakuye kuri uriya mwanya, ibyo yagiye avuga byose, uko se yamusabiye imbabazi kuba samugabe. Ukagomba no kwibuka ko yari afite ishyaka rye rirwanira kuyobora igihugu, ashaka no kujya mu matora.
nabonye za video nyinshi zigira, ariko kiriya ngewe nyine harimo icyo kintu cyo wenda mu gihugu imbere bifite icyo bivuze nabyo, niba wenda se nabwo se ko ubwo bubasha icyo bivuze imbere mu gihugu, ariko mu karere nk'uko babivugaga nyine ni ukwerekana ko Kongo Uganda yinjiye mu ntambara ku mugaragaro. Veritas urafata iminota nk'ibiri gusa cyangwa itatu ugira ikintu uvuga, kuko Marara yabigusabye, noneho duhe n'abandi ijambo, buriya menya bizaba byize nk'ejo ingingo tuyigarutseho, Marara nadukundira akaza tukaganira, ariko Mugani nk'uko nawe yarabinsabye biraza gutuma twongeraho iminota mikeya ugereranyije n'igihe twagombaga kurangiriza. Urakoze, abandi nabo baraza kugukurikira nta kibazo, babihanganye. urakoze Rugaba, urakoze kumpa ijambo. Marara avuze ikibazo gikomeye cyari gisanzweho, turabizi ko iriya ntambara ikugwamo abanyarwanda benshi, yitwaga iy'u Rwanda, ariko byari bizwi neza ko na Uganda irimo. Uganda yagiye ikora ikintu cy'amayeri, ikavuga ko igiye gufasha Kongo, ko ntayihuriye n'u Rwanda, ariko Muhoozi amagambo yatangaje ari nayo yateye ikibazo cyane, ni uko iriya ntambara bigaragara neza ko Muhoozi ayifitemo akaboko karekare, kandi Muhoozi akaba yarabivuze ku buryo buteye impungenge, kuko yabishyize mu moko, avuga ko ari Abahima n'Abatutsi, ari abantu batibagirwa, barakara, badatsindwa. Avuga amagambo ashobora gutuma abaturage bo mu karere bashyamirana, ariko wenda mu magambo ya Muhoozi nafataga nk'uko yavugaga ku kibazo cya Tigre irwana na Ethiopia, naho yavuze amagambo ajya kumera nka gutyo, wenda kubw'amahirwe byaroroshye, ariko iwacu ni ibintu birebire cyane, kuko ikibazo cy'amoko kirahari, kandi ubutegetsi dufite mu Rwanda no muri Uganda burayitwaza, bukashoramo intambara zikomeye. Yaravuze ikibazo cya Kongo na South Africa na Chine n'Uburusiya, ariko nge ntinya cyane n'ikibazo cyane ntinya Uburundi. Hariya ikibazo cy'Uburundi n'u Rwanda duhuje umuco, duhuje imyumvire, duhuje amoko, ku buryo ikibazo kivutse mu gihugu kimwe ari mu Rwanda gifata ikindi gihugu Burundi, cyangwa cyavuka i Burundi kigafata u Rwanda. None ubu ngubu iyo urebye neza uko ikibazo kimeze, Burundi ntabwo bwishimiye na gato u Rwanda, ku buryo bunavuga ko rwose kujya mu ntambara n'u Rwanda ari ibintu bishoboka, ndetse n'ubu bakaba ingabo zombi zihanganye muri Kongo. Ibyo bintu akaba ari ibintu biteye impungenge, bishobora kugwamo abantu benshi. Iki kibazo Marara avuze gihita gihura n'ibyo uwari ushinzwe iperereza muri Uganda mu rwego rwa gisirikare yavuze bigitangira hashize umwaka n'igice, avuga ko iriya ntambara ya Kongo izarangira hari umuperezida umwe cyangwa se babiri ihitanye. Ibyo bintu byazanye amagambo menshi, ariko nta nubwo yabibeshyuje cyangwa se ngo yivuguruze cyangwa se ngo agire ukundi abisobanura, ariko iyo urebye ubona iyi ntambara yo muri Kongo ishobora gufata ibihugu bindi birenze Kongo. Ishobora gufata u Rwanda rwo byanze bikunze, igafata na Uganda, ndetse yewe n'u Burundi ntibusigare. Ibyo ngewe niko mbibona, n'undi wese wagira icyo ukundi yabibona yabisobanura, ariko iyi ntambara niramuka ifashe u Rwanda igafata na Uganda n'u Burundi, ntizarwanwa n'abasirikari gusa, niho biteye impungenge, n'abaturage bazayishoramo. Kandi igihugu cya Amerika nubwo cyagaragaje ko kiri inyuma ya Kagame, kuko kiravuga kiti uri gukora ibi, ntabwo tuguhana, ariko uri gukora amakosa, bihita bigaragara ko ari amayeri. Mu mpungenge gitanga za mbere ni uko zivuga ziti iki gihugu cy'u Rwanda nikiramuka kigiye mu ntambara ku mugaragaro, kigaterwa, n'abaturage bazishora mu ntambara. Nicyo navuga ku byo Marara yavuze, ariko nk'abanyarwanda mu by'ukuri ngewe
navuga ko iyi ntambara inteye ubwoba cyane, inteye ubwoba cyane kuko ibihugu bizapfusha abantu benshi ntabwo ari Uganda, ntabwo ari n'u Burundi, ahubwo ni u Rwanda, kuko u Rwanda twe dufite amakimbirane amaze imyaka irenga 30 ashingiye ku bwicanyi atarashoboye kurangira, ahubwo ari agahinda gusa, ari nabyo abantu twaze bavugaho hano batanga n'ingero n'ubutegetsi bubi mu Rwanda. Ubwo butegetsi bukaba bumaze igihe, imyaka 30 ni myinshi, kandi burya uko ibintu bimera ni uko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubutegetsi nabwo buravuka, bugakura, bugasaza. None tutangiye kugira ibibazo mu gihe ubutegetsi bwa FPR bugeze mu gihe cy'ubusazi, imyaka 30 ni myinshi, ku buryo rero iyi ntambara ni ugusenga, naho ubundi ni ikibazo ku Rwanda. Nicyo nabwira Marara, ko ngewe iriya ntambara inteye impungenge, kandi ko u Rwanda nirwo, sinzi mu kinyarwanda icyo ariko navuga. Veritas, ndabizi ko kubona ijambo biba bitoroshye. Ikibazo gikomeye cyane ni uko abo ngabo bavuga ko baje muri Congo baturutse i Bugande, bavuga ko barimo kuza kurwanya abantu bakoze jenoside. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko nyuma y'imyaka 30 abantu yaba ari nabo bari barayikoze, ahari abafunzwe cyangwa se ari abasaziye muri Congo, cyangwa se nta mubare ugaragara uwo bavuga bati turimo gushaka uri muri Congo. Ndetse niyo bavuga ngo hariyo ngo abasirikare ba FDLR, ntabwo baza bari bo, kuko ni nk'uko natwe twari twaravukiye i Bugande, twaje mu Rwanda nyuma y'imyaka 30, kandi twari twaravukiye i Bugande, njye naje mfite 15. So ni ukuvuga ngo iyo politike yo kuvuga ngo hari abantu bari muri Congo ngo baba genocideri ntabwo isaza. Kuri politike ya Kagame ntabwo iyo politike isaza, kandi abo baturanyi barimo kuvuga ko baje gufasha RDF mwita M23, ntabwo bo bazi ibyo ari byo bababwira ibyo gukora. So ni ukuvuga ngo iyo politike yo kuvuga ngo abantu bari muri Congo ni abajenosideri niyo ishingirwaho kugira ngo Congo ikomeze gusahurwa, kandi ikaba ari nayo politike yo kugira ngo bashingireho bagabanyemo Congo ibice, kugira ngo abanyekongo bigenge, kuko politike ya M23 cyangwa se n'abariya ba Makenga n'ibiki ntabwo bigeze bagaragaza objective yabo cyangwa na political platform, cyangwa se ngo bagaragaze icyo bifuza mu by'ukuri, ahubwo bakorera mu mabwiriza bahabwa na Kigali. So ni ukuvuga ngo ubu ngubu bimeze nabi. Impamvu bimeze nabi, umbabarire kugutwarira umwanya kandi ari komantere narinde gukora. Nta kibazo rwose. Bimeze nabi kubera ko ubutegetsi bw'ingabo z'icyo gihugu cy'umuturanyi, ntabwo nshaka kuvuga menshi, burimo kugendera ku mabwiriza ya Kigali. Ibyo bivuga iki? Ni ukuvuga ngo Kigali Rwanda finito, Kigali Rwanda Kampala, ku byerekeranye n'ingabo n'amabwiriza n'ibiki biragendana, kuko bamaze kwimika mu cyongereza babyita ngo right hand person, umuntu wo ku buryo wa Perezida Kagame. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Perezida Tshisekedi ntabwo nzi iperereza ry'uko rikora, usibye ko icyizere gihari ni Abatanzania batuba mu Rubavu, Uburundi bukatuba hepfo,
Uganda nayo ikatuba hejuru, so uragomba kumva politiki ukuntu igiye kugenda n'intambara za gisirikare ukuntu zigiye gukorwa. Hagiye kubaho ikibazo gikomeye cyane, ari nayo mpamvu nazanye izi comments, kuko ah, ndanashimira Rugaba kuko hari izindi space ujyamo watanga igitekerezo ukabona abantu ntabwo bacyumva, ariko dufite impungenge cyane z'uko dushobora gupfusha nk'uko wabivugaga, bitewe n'ukuntu politiki imeze n'ukuntu igisirikare kirimo gukora nanone muri Congo, kuko bisa nk'aho ibibazo by'ibihugu byacu, yaba igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'icyo gihugu cy'uwo muturanyi, bisa nk'aho bitibukwa, ahubwo turimo kureba ikibazo cya Congo kuruta ibibazo bindi byose. Ibyo ugomba none gutekereza kuki abaperezida bacu bita cyane ku kibazo cya Congo kuruta kwita ku bihugu byabo. Murakoze. Ya, urakoze Marara. Hari ikintu nagira ahubwo wenda unakizi kundusha, nuko ubutegetsi bwo mu Rwanda buravuga ngo bugiye guhiga abajenosideri, abakoze jenoside muri Congo, bari muri Congo, ariko abaturage n'ubutegetsi bwa Congo burabwira amahanga yuko u Rwanda ruri gukora jenoside abaturage babo, ndetse babyamamaza, u Rwanda rukabyamagana ngo babasebeje. Ari naho havuye kwirukana wa mukinnyi w'umukongomani ngo yerekanye ko muri Congo bari gukorerwa jenoside. Ikindi nuko wenda wanabindusha, abaturage b'i Kampala muri Uganda, cyane cyane Kampala mu mujyi, bagenda bavuga mu muhanda ko badashaka kongera kugira gukomeza gutegekwa n'abatutsi, bakavuga ko Museveni na leta ye ari leta y'abatutsi. Icyo nacyo kikaba ari ikibazo kiri mu Bagande, kandi nacyo kigiye gutanga isura mbi, ku buryo intambara itazaba iy'abasirikari gusa nk'uko nari ndi kubivuga, ahubwo yajya no mu baturage. Akaba ari cyo kintu giteye n'impungenge cyane, kandi mu by'ukuri ugasanga u Rwanda inyungu ruzakura muri cyangwa rushaka muri ya ntambara itandukanye n'inyungu cyangwa se n'impamvu Uganda yinjiyemo, bigatandukana n'inyungu cyangwa se impamvu Amerika n'Abongereza bafasha u Rwanda na Uganda gushoza ziriya ntambara muri Congo. Ibyo bintu bizaba akavuyo, bibe isupu, ariko ikibazo gikomeye byose aho bituruka, intangiriro yabyo ni mu Rwanda, ubutegetsi bwo mu Rwanda. urakoze Veritasi. Wenda turaza kubigarukaho umwanya n'udukundira, reka kampe umwanya ingenzi wafata iminota mikeya cyane ishoboka 2-3, ugatanga igitekerezo cyawe, noneho ukaza gukurikirwa na Eterne, nyuma Eterne hakaza Musoni. Abandi nabo turaza kubageraho basabye ijambo, nuko tubanje guha abatari bavuga. Yego, mukomere cyane, kandi ntabwo ngewe mvuga ibintu byinshi, narinje nashatse kuvuga Gisirikare ari kuvuga, ariko ntabwo byakunze. Ubwo ikintu navuga ni cyane ni kuri ibi Marara avuze, ni byiza kuturabura, sinzi uko nabyita, ariko ikintu cyo kuducira isira akatwereka ko nyamara turi mu mandazi ni ikintu cyiza numva, kubera ko ukurikiye Muhoozi, ibintu yavuze, ibintu akora, ukuntu ibintu aharanira, ukuntu akunda kuvuga ankora uwe wa mugani, ukuntu avuga ku bintu bijyanye n'abatutsi ndetse n'abahima, ukabona uburyo bagendera mu bintu by'amoko. Ni igihombo gikomeye ku bantu baharanira uburenganzira bwa twese butavangura. Kugira umuntu tribalistique nk'uriya kuza ku buyobozi ntago ari ikintu cyiza. Rero nkaba nashimira reflexion Marara yagize, kuko nzi ko nanjye ntago nabitekereje, ariko sinabihaga agaciro nk'ako mbihaye nyuma y'uko abivuze.
ni ikintu rero cyo kumushimira nawe ko areba kure ashishoza. Ubwo rero jyewe ntago nakurikiye cyane rwose. Uno munsi naje ntinze ko na Mukashema sinamwumvishe, naje nyuma. Umuntu ashaka kuvugaho mbere yari Alex kandi yagiye. Reka ubwo nkeka ko ahubwo biguha umukoro uzadushakira ikiganiro tuganire kuri ibi bintu, ndetse ubwo n'abumva bari hano bajya bavugisha Felix bamubwira ati urarya urimenge, hari umuntu uje kuyobora hariya ushyigikiye kuva ku butegetsi, witonde ko nkeka ko urwego biriho byavuganwa hagati y'ibihugu nta handi. Mukomere. Ya urakoze n'ibidukundira ejo wenda twabiganiraho bidukundiye umwanya wemeye. Ya ni ibintu Muhozi nyine ko yagiye yitwara cyane cyane muri bibazo by'akarere, amagambo ye iki kenshi abantu bamwe bavugaga ko ngo ari ibintu ngo aba yivuga yikinira ngo ashaka ngo ko abantu bamukurikirana iki, ariko umuntu ujya kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu icyo gihe yayoboraga ingabo zirwanira ku butaka, akaba umwana wa perezida, akaba umuntu w'umugabo. Ntago amagambo ye ari amagambo abantu bagomba kumva gutyo ngo bajugunye gutyo gusa, cyangwa mu gihe yawe inshingano nk'izi wenda abantu babifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, kuko politiki y'iwacu ifite ukuntu igiye isobekeranye, kandi hamwe bigira ingaruka ahandi. Ibi ni ibintu abantu baba batagomba gukinisha, kuko tuzi nk'uburyo ibintu byagendaga biba mu myaka yashize muri politiki y'u Burundi, byagendaga byafekita politiki y'u Rwanda. Ntabwo twakwirengagiza uburyo politiki ya Uganda uyu munsi isobekeranye n'iy'u Rwanda, ndetse biza naho muri Congo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu rero abantu bakwiye gutekereza no kuganiraho, kuko kenshi nyine njya nkunda kubivuga, hari igihe abantu baba bumva ibintu nk'ibi ari ibintu bisanzwe, ariko ejo bikaba byabyara ibibazo bindi, abantu bazamara imyaka myinshi bicuza cyangwa bikoreye imitwaro nyine. Voilà. Eterne umwanya n'uwawe ufata iminota 2-3 kugerageza ubutaha, wenda tuzagira umwanya uhagije, nyuma ukurikirwe na Musoni. Wafungura mikoro ugatanga igitekerezo cyawe. Eterne wakanda kuri mikoro, mikoro yawe irafunze, ukafungura mikoro noneho ugatanga igitekerezo. Kugira ngo twihute, Musoni watanga ibitekerezo igihe araza kubonekera, araza guhita gukurikira. Musoni ugerageze iminota 2-3 ntuyirenze. Okay, muranyumva? Yego turakumva cyane. Okay, murakoze kumpa ijambo. Reka ntangirire aho abandi bagejeje. Ku byerekeye biriya bya Kongo, ndakeka yuko probleme niba u Rwanda nk'igihugu gitegekwa kitari muri Kongo, ntago nkeka yuko ari teme twe tugomba kujya gutangira kuvugaho kugira ngo twishakire ibisubizo. Alors niba u Rwanda hari umuntu wazanye intambara, washoye intambara muri kiriya gihugu cya Kongo, uwo niwe ugomba kwisobanurira. Nge buri gihe iyo nje muri izi space ntangazwa n'ukuntu abantu bashaka gushakisha ibisubizo ahantu ibintu bitari. Twumvikane neza, hari igihugu cyanyu cy'u Rwanda gifite umutegetsi utavugirwamo ufata decision atabajije n'inteko ishinga amategeko, atabajije n'umuntu n'umwe, agafata decision. Alors ngenda ndakeka ko twebwe nta autorité dufite yo kuza kuba twavuga ibintu umuntu kubwite afatamo decision. Mbona ngiye bigoye no kubisobanura. Ikindi navuga ku byerekeye titre y'iki kiganiro, nagira ngo ngiye mbabaze mwe muteraniye hano, ninde wababwiye yuko bene wacu bari baje muri za 90 bashaka kubana natwe? Nagira umuntu ukinsubiza. Imyaka 30. Uravuga kuri titre y'ikiganiro cyangwa uravuga? Ni kuri titre y'ikiganiro. Kuko aho niho ruzingiye. Ibibazo byose biriho uyu munsi bimaze imyaka 30, bifitanye isano na objectif initial
iyo abantu baje kutubohora nk'uko babivuga, ndakeka yuko objectif itagezweho, niyo mpamvu ibibazo byose byisubiramo. Niyo abantu effectivement bari baje ko tubana tukagabana ubutegetsi, tukumvikana, tugasobanura, tukanashakira n'ibisubizo ibibazo twari dufite muri kiriya gihe. Uyu munsi ntabwo ari teme yo kugira ngo dusubire mu bintu muri iyo myaka twari dufite. Muri iyo myaka twari dufite ibibazo bya governance, imyaka 30 irashize biracyariho. Muri iyo myaka twari dufite ibibazo by'ubucucike, uyu munsi birahari. Muri iyo myaka twari dufite ibibazo by'ubuhunzi, uyu munsi birahari. Muri iyo myaka nta bibazo twari dufitanye n'abaturanyi, uyu munsi birahari. Alors ndakeka yuko rero ntabwo bisaba ubuhanga bwinshi kugira ngo umuntu effectivement arebe ko ikivutse nabi gipfa nabi nk'uko babivuga mu zindi ndimi. Ku byo Marara rero ashaka kuvuga ku byerekeye iby'Ubugande, nabyo biransetsa cyane, biransetsa kuko eske Museveni yageze ku butegetsi gute? Kuki atabugabanya se n'umwana we kuko ubona atangiye gusaza? Ninde wamuvugiramo ko nawe yabubohoje? C'est ibintu byose rero bigenda byisubiramo. Ikinantera agahinda nuko tudafite capacité yo gusubiza ubwenge ku gihe ngo dusome ko amateka iyo akozwe nabi, iyo arakonzwe nabi, iyo umuntu agenda asimbuka etape zimwe zo mu buzima cyangwa za definition yakoze mu bintu nk'ibi ngibi, ibintu byose byisubiramo. Okay, murakoze, byari ibyo ngibyo. Urakoze ku bitekerezo byawe. Eterne sinzi niba nanibagiwe gusuhuza umuvandimwe ngo warunze ngo twiganye Gikondo, nakomeye. Gapere menya sinzi niba ari hasi, amenya ari hasi buriya araza kubyumva. Urakoze cyane. Eterne sinzi niba uri hafi ugafungura mikoro ugatanga igitekerezo cyawe. Ndabona atari hafi. Igihe urafungura mikoro ntacyo turaguha ijambo. Mukashema nabonye azamura ukuboko 2 na Jano 2. Urakoze. Nashakaga kwintervena ku kintu Marara yaravuzeho. Njyewe nagiraga ngo mbahumurize nk'abanyarwanda. Kiriya kibazo cya Kongo ni kimwe cyo Uganda yinjiyemo kuva igitangira, ni kimwe nk'uko u Rwanda rwatewe na Uganda, na Kongo nawe yatewe na Uganda. Ibikoresho byayo ni Kagame n'abandi bose bamugenda inyuma gusa. Rero icyizere mfite gikomeye, nubwo twapfishije abantu benshi, ni ukuvuga mu Rwanda, muri Kongo ndetse mu karere muri rusange, igihe cyarageze. Ubu ngubu iyo habaye icyo bita soulèvement populaire, namye mbivuga ko mu Rwanda hari benshi binihishaga, je suis désolée du terme nkoresheje, ngo nuko twiciwe cyane, ngo niyo mpamvu tutavuga, ngo niyo mpamvu twacecetse, ngo niyo mpamvu nta ngufu dufite zo kugira icyo dukora. Ariko murebe ukuntu abaturage b'abakongomani bica umwe hagakurwa 15, bakica 20 hagahaguruka 60. Ikibazo cya Kongo rero kizarangira, kandi kizarangizwa n'abakongomani ubwabo. Bariya bampatse ibihugu bazi ko ngo babarikanije, ntago bazabigeraho, ndabyizeye 100%. Mbyizeye ku bakongomani, nkabyizera ku barundi. Buriya mpatse ibihugu yashatse abarundi kera cyane, kera, ariko kugeza n'ubu ntago yari yabagira ikibakoraho, kandi ndabyemeza nkomeje cyane ko nta kizabakoraho. Bitanga icyizere ko mu Rwanda mureke natwe nk'abaturage twikurireho Kagame, maze murebe ngo amahoro arasakara. Biriya byo kuba bashyiraho uriya muhungu we nibisanzwe, nibyo uyu muvandimwe avuze ngo Museveni uko yagiyeho nibyo yakoze, nta kindi yakora uretse gushyiraho umuhungu we. Na Kagame ari kubikora, abahungu be yabashyize mu gisirikare, umukobwa we yamushyize muri byose, muri Miss, wungirije perezida. Ibyo byose ni ukwiterefona. Abaturage ubu ngubu twamenye icyo tugomba gukora, kandi nta kizabihagarika. Rero njyewe ndagira ngo mbahumurize nkomeje. Biriya bintu by'amakuru bari kohereza hirya no hino, ngo bashyizeho nde, bagize gute, ngo bafashe Bunagana, ngo bagiye gufata Goma. Ujya harya bavuga ngo iki mu Kinyarwanda, niba ujya kugera gutara bwagaza, n'amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Uriya Muhozi
niyegere hino abazarendo bamwereke kandi koko ntabwo ari ugutanga morali, ni ukuri. Murakoze. ngaho rero ntubase ko nawe dukomeje umutima. Umuhozi we iriya ntambara azajyamo, icyo bizatanga nyuma cyo sinkiza, ariko nanjye numva mu mutima wanjye niba Museveni yamugize umugaba mukuru w'ingabo ni uko ashaka ko binjira nyine mu ntambara ku mugaragaro. Nanjye niko mbibona, kuko nta kindi azakora usibye kurwana ku ruhande rwa M23. Kizaba gikurikiye umugani ni ukumenya uko bizagenda. Jano, wafata umwanya ugakurikirwa na Rukeni. murakoze. Wihangane iminota 2 rwose usoje, ko Yego mu yego. minota 7 turaba dusoje. Murakoze, ntabwo ni bwizimbe mu magambo, ariko nagira ngo ngaruke ku byo Nobo yavuze n'ibyo n'abandi bagiye bagarukaho. Kiriya ni inkuru isa nk'ibabaje cyangwa se inateye ubwoba, kuko iyo ugiye kuri tele njya mvuga ngo n'ubutegetsi bwa Kongo bwarinjiriwe. Njya kubabwira inkuru ntoya wenda mu munota umwe. Hari ubwo nigize kuba mvuye muri Tanzania, hari hashize igihe kinini nyine tuza kuzamukana tujya muri hariya Goma, tuza gufatwa n'umukongomani. Ariko iyo si inkuru itangaje. Inkuru itangaje ni uko waje kutuvana mu munyururu, bagiye kudufungira muri gereza ya gisirikare ihari. Natunguwe nuko ari umunyarwanda. Ni umunyarwanda, yaje avuga Igiswahili, Igifaransa, ariko by'amahirwe ndi uwo twari turi kumwe nta Gifaransa yari azi, Igiswahili n'Icyongereza. Njye nawe numvaga Igifaransa, nkumva n'icyo Giswahili cyabo kivangavanze n'Igifaransa, ariko nkabyumva. Ariko natunguwe ko ari umunyarwanda. Ni umunyarwanda cyangwa n'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda n'izindi ndimi? Apana, ni umunyarwanda. Ibyo nkubwira ni inkuru yambayeho, ntabwo ari inkuru yabaye ku wundi muntu. Umunyarwanda, ndetse yari afite n'ipeti rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yari yambaye teni za Kongo. Niyo mpamvu uvuga ngo hari ibyo tuvugira kuri nuza hejuru muri politiki, ariko kuri tere bitandukanye n'ibyo. Kongo yarinjiriwe, kandi yinjirirwa n'abantu nabo ubwabo bataramenya gutandukanya ngo ese uyu ni umunyarwanda cyangwa si we. Ariko abanyarwanda bamaze gucengera cya gisirikare cyose kiri hariya akishi, sinavuga ngo probability bani banga, ariko barimo. Natunguwe no kuvuga ngo umunyarwanda uw'iwacu ndetse w'ipeti ryo hejuru ari mu gisirikare cya Kongo, ni nawe uje kuturekura tumudutahe, kuko bamaze kudushinja ko turi intasi za Kagame. Icyo gihe ibyo byarantunguye. Rero icyo nicyo ngarukaho muri kuvuga ko kuba uriya muhungu wa Museveni arimo yaje, ni ikintu gisa nkaho noneho beruye. Ubundi byari bisa nkaho ari urwihisho. Uvuze neza, ni ukwerura. Beruye, kuko ubundi byari urwihisho bakoraga muri urwo rwihisho. Ariko ku muntu wabashije kujya kuri tere, icyo kintu arakizi, ntabwo ari ikintu cyishira. Kandi nawe wenda ubu nibwo biri kugaragara, kuko M23 nibwo iri gukabya kurenza umupaka umurongo utukura. Ariko ibihari nuko Kongo yarinjiriwe, kandi ni umupango wapanzwe mbere. Igihe mperuka y'icyo gihe hari imbere rwose n'izi nkuru zicicikana zitarakabya. Nuribaza ubu ngubu nimba icyo gihe barinjirirwaga gutyo, ubu byo byaba bimeze bite? Kandi aricyo gihe bakeneye icyo kintu. Rero abakongomani nta kundi wavuga ngo bakanguke nabo ubwabo batazi igihe binjiriwe. Ni kwa kundi mujura ashaka kwinjira, ariko utaramenya ngo ese umuntu uri mu nzu yanjye ninde, nuwo natumiye ninde, nuwo ntatumiye ninde. Nabo ubwabo ntabwo barabutandukanya. Mu gihe batarabatandukanya, bafite ikibazo kinini. Ngarutse nanone ku kibazo ni Mukashema, ari kuvuga ngo ari kuduhumuza, nibyo. Ariko iki kibazo ni cyiza mu karere turimo, kizaba gikomeye kuko kizatwara abanyarwanda. Ni nabo bari kugarurwaho cyane, ni nabo gashoza ntambara, reka mbyite ntyo. Kuko nubwo abagande barimo rwihishwa, bo ntibavugwa cyane. Abavugwa n'abanyarwanda, kandi nabo bari bapusa. Urebye abana bari gupfa i Kigali, bari guhamba buri gihe. Usibye kuba umubyeyi akubwira ati umwana wanjye n'ubundi nayimbizi neza ko yagiye muri Kongo yabimbwiye, ukabona baje gushyingura, ntawe ubivuga. Ariko abenshi barabizi ko Kanombe irimo abantu bafite ibinuza, bafite ibyo bibazo byo kuba bari kuraswa, bari kwicirwa muri Kongo. Ese abo bari kuvahe? Indege ziri kuvana abantu mu Ruhengeri baza muri Kigali, aho nta makuru ari kuri tere. Abantu benshi barabizi, bari mu Rwanda. Rero icyo ni ikibazo n'abakongomani nabo ubwabo bataramenya gutandukanya ese umuntu watwinjiriye ninde n'utaratwinjiriye ninde. Cyo kora ari cyiza kihari,
nuko nabo umenya batangiye kubisa nk'ababikemanga, harimo umenya rya tegeko barishyizeho nubwo atari ryiza, reka ngende rinenge ryo kwica irihe tegeko itegeko Kongo yasubijeho ngo ryo kunyonga igihugu mbona ni itegeko nyine abantu badashima byo kubivuga nibyo cyane cyane abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko igihugu nyine kiri mu ntambara rimwe na rimwe hari igihe gifata ingamba nyine nk'izo zose. yego Ni ibibazo byose n'ingaruka z'intambara nyine bikwereka uburyo ki ibi bintu bidusunikira mu bindi bintu bibi. ni ukuri rero amakuru ari kuri tele atandukanye n'ari hejuru muri politiki, kuko ubasha kujya hanze agasohoka akagenda mu Rwanda, iyo uri gukorerwa mu Rwanda uri ubona ko muri Kongo hameze nabi, uri kubasha kwinjira muri Kongo akabibona nawe ari kubona ko ibivugwa hejuru bitandukanye n'ibigaragara hanze. Muri Kongo biteye ubwoba, ni ibintu wagira ngo bari kwica nk'abica amatungo. M23 irica abantu bakabyitirira ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo zirahunga kuko n'ubundi binjiriwe kera bari kuba position zitarizo, bakababeshya bakabica, abandi bagiye kare. Mbega kugira ngo bisobanure byagorana n'ikiganiro kirekire. Rero nge icyo nashaka ku intervene n'icyo ngicyo gusa. Nobo Mugani yakoze kudukebura, ariko nicyo kintu nanjye nigeze kukibona nuko ntagisomye. Birababaje ariko abanyarwanda tumaze gutera akajagari cyane mu karere. Urakoze cyane Jano, urakoze kuri intervention yawe. Rukeni umwanya no wawe. Salama Rugaba, salama Nobo n'abandi bose nabasuje ba Veritas ndetse n'abandi mwese muri iyi space. Ntabwo munyumva? Komera cyane turakumva. Yeah, so shut the fuck up. So ari ikintu uyu mugabo avuze ni nacyo cyatumye nzamuka nyuma y'uko Mukashema avuze, sinashakaga kuvuga. Inzego za gisirikare zarinjiriwe, tuzi neza ko zinjiriwe, zararangijwe kuko n'ejo bundi Ciko baramuhushije muri Rwindi baramuhushije. Ciko ni muntu ki? Wowe uri umunyekongo urabizi cyane, abanyarwanda ntabwo tubaza abo bantu. Ciko ni general wari uhagarariye operation zahara muri Rwindi. So baramuhushije ndetse n'ubu ngubu bamutumyeho Kinshasa ngo ajye gusobanura ukuntu ibi byagenze kugira ngo Rwindi ifatwe ari nta sasu rivuze. Rero intambara iri hariya ni intambara igizwe n'abasirikare bakuru hafi ya bose. Kiriya gisirikare uvuga ni igisirikare cya Uganda n'u Rwanda. Ni ingabo za APR zavuye muri Uganda ziraza zikomeza mu Rwanda, zirangije zita zijya hehe, zijya muri Kongo. Zigeze muri Kongo rero cyari ikintu bamaze igihe bategura. N'ubundi balkanization ntabwo ari ubu ngubu bayitekereje, ahubwo bayitekereje kera. Nuko hari ibihugu bimwe nk'Ubufaransa byari byaranangiye bikavuga biti ntabwo kiriya kintu gishoboka, kuko icyo gihe u Rwanda n'Ubufaransa byari bibanye nabi. Ubu ngubu rero batekereje kujya kubikora. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyashize batera Kongo, bayitera bwa mbere bayifashe mu mezi 7. Nawe ureba igihugu kingana kuriya. Noneho ubwa kabiri bongeye kuyitera, bafata uko Fleuve Congo igiye bahafata mu gihe kitarenze imyaka 5. None reba ubu ngubu bamaze imyaka 3 bari kurwanira hariya. Bisobanuye ngo nubwo bafata igisirikare bakakinjirira, turabizi ko bakinjiriye ndetse hari n'igihe wazalendo bajya ku rugamba bakabima amasasu. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko hariya nk'uko Mukashema yabivuze, nta musirikare n'umwe ukijya ku rugamba ngo avuge ngo ibi n'ibi. Abasirikare bose baragenda bakivanga na wazalendo, cyangwa se wazalendo yonyine ikagenda ikajya kwikorera assault. Ari nayo mpamvu urugamba rwabacanze, bo bumvaga urugamba rugomba kuba rworoshye, kuko murabyibuka yasitaraza ukuntu bagendaga birirwa birukanka inyuma ya FARDC. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, bahura na resistance ahantu hose bakandagiye. Ni ukuvuga ngo haba hari umuntu ugomba kubarwanya. So rero abantu ntibagire ubwoba, nta gikuba cyacitse. Ingabo bari kuzikorera reforme, hari ingabo nshyashya 240 zirangije amafunzo ndetse ziri kuza zikivanga muri abo bazalendo kugira ngo zimanze zimenyere urugamba. Kandi hari abatanzania badashobora kwinjirirwa, hari n'abarundi badashobora kwinjirirwa. FARDC yo tuyifitiye icyizere gikeya, uretse amabatayo amwe namwe nka za Hibu wenda na za Shakari, ariko nta gikuba kizacika hariya. M23 ibyizakora nyine ibyaha by'intambara, ariko ntabwo yenda kuvuga ngo harangiza igere habarikaniza.
rero kuvuga ngo uriya muhungu Kainerugaba ngo yabaye appointed, nta gihe na kimwe Ubuganda bwigeze bureka kurasa hariya, kuko abantu bazi mweso ni abagande bahirasaniye bonyine, nibo bayivanyemo, kuko Wazalendo bari bakubise ingabo za M23 zirukanse zashwiragiye, ndetse na Gicanga hose bari bazishwiragije, ariko ingabo z'Ubuganda nizo zabagaruye. So rero intambara igisirikare cya Kongo kirayizi, etamajoro irayizi, ikintu kiri kugorana gusa nyine urabizi ukuntu RDF barwanisha amafaranga, kandi umukongomani kumutunga 50,000 kumwegereza 50,000 ni ukuvuga ngo bumukoreye. Rero barwanisha amafaranga, batarwanisha amafaranga, hari abantu bataha amafaranga, nta muzalendo bashobora guha amafaranga hariya ngo bikunde. Ikindi kuba bashizeho kiriya gihano cy'urupfu, mu minsi iri imbere muraza kumva bamwe bari buze kujya bakurwaho imitwe kubera ubugoryi bwabo bari kuzana muri kiriya gisirikare. Ni ukuvuga ngo ibintu bigomba guhinduka, intambara igahindura isura. Naho ibyo kuvuga ngo turagira ubwoba ngo kubera ko uriya Musinzi yabaye appointed Army Chief of Staff wa Uganda, biriya nta kintu bitubwiye, kuko intambara iri hariya ni iy'abana n'ababyeyi babo, ntabwo ari intambara y'igisirikare, ntabwo uko bayitekereza ariko ikiri. Ndumva aribyo ngibyo nababwira, murakoze. Ruken, urakoze ku bitekerezo byawe. Ndumva hari akantu kamwe nakubaza mbere y'uko ugenda. Ese kuba leta ya Kongo itajya ivuga ko ku mugaragaro ko leta ya Uganda iri ku rugamba nk'uko bivuga, nk'abanyekongo mwe mubyakira mute, cyangwa no kubera iki? Impamvu imwe ni uko u Rwanda nirwo rwijanditse mu bintu byo gusa naho ruvuga rudekarara ko hariya ngo hari ngo Masisi ngo hari mu Rwanda. Uzabyumva abanyarwanda benshi babiririmba, kugeza igihe na bamwe mu bagize inteko y'u Rwanda babivuzeho, sinzi niba ari Premier Ministre wabivuzeho, ndetse na Perezida Kagame ntiyatinye kubivuga. Ikindi buriya hari ikintu utareba, abantu bavuga ikinyarwanda n'abagande ntago bahuye. Rero biroroshye kugira ngo ubashe kuvuga ngo uyu ni umugande, ngo uyu ni umunyarwanda. So ni ukuvuga ngo abantu bari hariya mu buryo busa naho bweruye ni u Rwanda. Ubugande bwo bukora amashoti bugahita bwisubiriramo, cyane cyane igihe bwari buri muri EAC niho bwakundaga kwihisha mu basirikare. Ariko twatangiriye bamwe kujya tubafata, abandi tukabarasira ku rugamba bagatakaza amayinifomu yabo. Mwabonye ukuntu Ubugande bwatangiye kujya bwataka Jules Mulumba, kandi Jules Mulumba si umunyapolitike, ni umuvugizi wa Wazalendo, kandi Wazalendo nta hantu bahuriye na politike. Mwabonye uburyo Ubugande bwatangiye kujya bumwikoma. Ni ukuvuga ngo icyatumye bamwikoma ni uko hari ibyo yari yabakozemo. Ndabyibuka hari abasirikare barenga 40 b'Abagande bigeze batega mbushe, habura n'umwe usimbuka. So ni ukuvuga ngo Ubugande bwaje hariya busa naho bugiye gukora uriya muhanda, ariko buza buje mu ntambara, kuko ni nabo binjije M23 hariya. M23 yari yarananiwe kuva muri Sarambwe, byarabayobeye. Ubugande rero nibwo bwakoze iriya trick ngo bugiye gukora umuhanda hariya, bubinjizamo gutyo, kandi ni nabwo bwakomeje kugenda burwana ku ruhande rwa M23. So njye rero nkavuga nti kuba abanyarwanda bavugwa ni uko icya mbere perezida wanyu arabivuga, yabyijanditsemo. Ubu perezida w'Ubuganda ubona ko nta bintu akunda kubivugaho, uretse wenda Kainerugaba ukunda kubivuga. Ikindi u Rwanda ruza mu buryo n'amashusho ya satellite arabigaragaza ko rwaje hari, ari nayo mpamvu banze ko ruza muri EAC. So ni ukuvuga ngo rero igituma bavuga u Rwanda ni uko bafite preuve tangible zituma baruvuga. Ndumva ari uko nguko nabivuga. niba Rugaba wampa umunota nkamwunganira, Umunota umwe. ni ikibazo cya geopolitike ofete. None se uragira ngo twarinze twebwe abanyarwanda Uganda idutera kubera iyihe mpamvu? Ni Amerika, ni iriya nzira bashakaga kunyuramo kugira ngo bagere muri Kongo. Niyo mpamvu bazakomeza kwitwaza iriya nzira kugira ngo Uganda itazigera ivugwa. Uganda hari igihe kimwe na kimwe Tshisekedi yigeze kumuvuga nka 2 cyangwa 3. Rero na Amerika, none se kuki batajya bavuga ngo na Amerika ngo na Angleterre bitera, kandi tubizi neza ko ari byo bitanga intwaro. Rero nibwo buryo bwa geopolitike bakoresha, ariko isi yose irabizi ko ari Uganda inyurwaho na Amerika, kugira ngo babone ukuntu Amerika ni Amerika ofite iri kurwana n'Uburusiya n'Abashinwa. Dushatse kubivuga ni gutyo twabivuga, ariko
bavuga u Rwanda kugira ngo babone uko boroshya ibintu, babone nyine ko bavuga ngo nabitwaza ikirimi cy'ikinyarwanda ngo ni impunzi, ariko ya leta nibyo ni ukwiba ibyo ndumva amafaranga. ibintu muvuga byuzuzanya we Mm. ya urakoze hari ikintu nanjye nashaka kuvuga nabuzaho gato gatoya. hari ikintu nashaka kuvuga gatoya ku byo Ruke navuze na madamu ntabwo ntinda gato ni ukuzuza ku kibazo Marara yambajije uko mbona iriya ntambara mu by'ukuri ntabwo iriya ntambara izarwanwa ari abasirikari gusa bazayirwana. Iriya ntambara ni iy'abaturage, ni ukuvuga ngo nk'uko Rukeni yabisobanuye, wazarendo hariya niyirwana, ejo cyangwa ejo bundi uzumva havutse wazarendo mu Rwanda, havutse wazarendo muri Uganda, havutse wazarendo mu Burundi, havutse wazarendo muri Tanzania, kandi ntabwo biriya bihugu cyangwa se bariya ba muhozi bavuga ngo baje kurwanisha amoko bazayitsinda, ndakurahiye. Ni wazarendo rero mu bihugu byose igiye kurwana, nta niyo mpamvu tutabona neza uko biriya bihugu, ni ukuvuga u Rwanda na Uganda, bizasohoka muri iriya ntambara, bizabikomera nibyo byose. Murakoze. urakoze Amakanya Jano. nanjye nketereza na gato. Umunota umwe, hari urwitwazo FPR ikunda gutanga ijya muri Congo, ni n'urwitwazo nabo bagakwiye kwita bisubiza. Baravuga ngo ni abajenosideri. Ese umwana wavutse ejo bundi abaye umujenosideri ate? Umuntu wakoze jenoside ko abenshi wenda tuvuge ko n'uriyo afite nk'imyaka hafi 80 uwo muntu ntabwo aba agishoboye, abenshi baratashye. Nge icyo mbona urwitwazo bavuga ngo ari abanyarwanda bariyo bakoze jenoside cyangwa bafite iyo myumvire, bagakwiye kuvuga ati nimba dushaka ubumwe bwa nyabwo, ducyura abanyarwanda bacu, dutanga amahoro mu karere. Ariko si ibyo, ariko wakumva ukuntu baba badefanda M23 barahohotewe, yewe birashoboka pe, biranahari. Ariko se kuki bo batabanza agafasha abanyarwanda bene wabo bari guhohoterwa mu mahanga, kandi bazi neza ko ari nabo bashizeho iyo bavanye ngo iy'ubuhunzi, nimba bazi ko ari abanyarwanda bavutse ejo bundi, nta muntu ufite imyaka wakoze jenoside yaba akiri muri Congo agikanyakanya. Na Kabare bigeze kubivuga ngo nta ntambara, mbega n'uriyo ngo ntago yaba abasha gukambakamba agatera u Rwanda. Kuki basubire ku ijambo bagashaka kuvuga ngo baracyariyo? Nuko ari rwo urwitwazo rero kuruvana mu mahoro, nuko bagakwiye kubabwira ati mutahe dukora igihugu neza. Ariko nabo ntibabishoboye kuko inda nini yarabarenze. Ntago bifuza ko urwo rwitwazo ruvayo. Niyo rwashyirayo cyangwa se bakanashyirayo, nabo ubwo ntibabishaka, kugira ngo babone aho bahera bajya gutera, bajya gusahura igihugu cy'igituranyi. Rero defense bakorera M23 babanje bakayikorera iyo FDLR bavuga ngo iriyo, babashije kuza bakerekana ko icyo kiratari bandi bazana, bakashaka no kubakinagaza cyangwa ngo bakora ibyo bashaka, bagatanga amahoro mu karere. Iri defense ni M23 ndagira ubwitwazo ikajyana icyo yumvikanaho. Ariko nta kuntu wambwira ngo uradefanda umuntu icyo umugaragariza ko umudefandaho n'icyo wawe utabashe kukigaragaza ngo kidefande. Murakoze, nanjye ngo niyo nagira ngo ni telefone. Ya urakoze. Umusaza sinzi niba Terine yafunguye ari hafi agafungura mikoro tukamuha umwanya, kuko umusaza aza kuvuga nyuma yasoza. Noble Marara nk'uwazanye iki gitekerezo agakora komantere ku byavuzwe tugahita dusoza. Terine sinzi niba uri hafi ufungura mikoro. Wakomeza ndabona Terine atari kuboneka. Okay. Ninge wemerere ko uri kunyumva kugira making sure. Ongera ijwi ukuntu hari ukuntu tutakumva neza ariko tukakumva n'ubundi. Okay. Bon, murakoze kumpa ijambo, nategereje hafi isaha n'ibindi, ariko nyine birashimisha kubona urungano rurimo ruganira ko ejo hazaza h'igihugu. Ni ibintu biteje ishema cyane, kandi mukomeza akazi murimo, bizagirira akamaro benshi. Niyo hataba rimwe, bizagirira akamaro, bizakagirira abazabakomokaho, kuko ibi ngibi birasigara, no majwi azasigara, abazabyaza umusaruro bazaboneka. Niyo yataba rimwe, rero aka kazi mukora gafite akamaro gakomeye cyane. Nashaka gutanga igitekerezo
ku bintu nka bitatu byavuzwe kare. Umuntu bita Mukashema n'undi bita Jano niyo bagihari, ni byiza kuko nibo nashakaga gusa nkaho nunganira cyangwa se mvuga ku byo bavuzeho. Bon, hari umugani, urabizi abantu bagifite umuco w'iwacu bashobora kumva amagambo arimo umugani uvuga ngo ushaka kugarika ubukombara bwa gaza. Numvise Mukashema awukomozaho umugani. Ubukombe ku bantu bazi umuco wo korora babaye mu nka bashobora kumva icyo bishatse kuvuga. Amashyo n'amakombe, ubundi ibimasa, hari ibimasa byicaga, akaba ari ikimasa rwose gifite ingufu gishobora gukuramo ubuzima uramutse utitonze, ariko kugira bakibage barabanzaga bakacyagaza maze bakagikubita ifuni mu mutwe ngo kikagwa. Rero hari umugabo waje hano bita ngo Alex, arimo avuga neza Kagame, avuga ngo ibintu bya revolution. Mukashema arimo avuga ngo nta valeur bifite cyangwa ngo gukabya, asa nkaho agabanya ibibazo byose mwavuze mu maze amasaha murimo muvuga. Abo bantu rero baza babagaza ni nko kubatera ikinya. Bashobora kuguca ukuguru bakagutera ikinya ntubyumve, ariko niba bivuze ko ejo utazabyumva, kandi koko ikintu ukeneye kiba cyagiye. Ukuntu rero FPR ifata abantu nk'abamporiki n'abandi kazi kabashyira hariya kugira ibwira abandi bapyinagajwe, terega nubwo tubica buhoro buhoro, mwebwe n'umuceceka ejo hazaza muzabona igihe cyanyu mugira icyo mwakora. Nuko baba bagaza bakabica nyine bakabapyinagaza, mukazarinda musaza mutagize icyo mukora n'abana bazaza noneho ntibabe bazi n'ikibazo aho kiri n'ejo hazaza ko hashoboka, bazi ko nyine ari abacakara beza ariho bagomba kuba bari. Hari n'abajya tukiri abana bajya bavuga ngo haba imbeba nyinshi, ariko ngo imbi ngo niyo bita umushushwe, ngo kuko yo ikurya ihuha. Icyo kintu sinzi niba hari abantu bakizi, ariko imbeba ikakurya waraye wenda uriye ifi ntiwoga intoki neza, imbeba ikaza ikakurya ihuha, ikarya ibyo utwara ariko ikabijyana, ariko wowe ntugire icyo wumva ko arimo yakwagazaga ari indi guhuha. Rero abanyarwanda bo hambere badusigiye byinshi, tujye twibuka byonyine mu rurimi rwacu harimo byinshi twagombye kwigiraho, kandi bikanadufasha kwitwararika no kugira icyo tugeraho muri ubu buzima. Nakunze cyane umugabo bita wa hostinze ino space bita Rugaba, kuko wenda igihe kikiri gito ariko iryo zina ryawe Rugaba niyo bishoboka wenda nyuma waza kubwira abantu icyo risobanuye, ko harimo kugaba, ubugabo, ingabo. Kera ubundi ntabwo nakunze kumva uburyo nubwo arimo avuga na Veritas barimo bavuga ibibazo bishobora kuba mu karere kubera nyine intambara igiye kurota abantu bagapfa bagashira n'iki, ariko ngira abantu ko kera mbere y'ibi byose yashize nk'imyaka wenda 130 wenda n'ibiri n'itatu gutyo, ariko muri icyo gihe cya kera basogokuruza bacu ntabwo batinyaga gupfa baryamye mu nzu bagasaza neza, baranabitinyaga kuko umugabo agomba kugaba agaharanira inyungu z'umuryango we na ku minota rimwe. Rero ubu bucakara twashyizwemo na FPR na bampatse ibihugu n'ibindi byatugeze habi ku buryo byakoze ikintu bita degeneration. Sinzi niba abantu wenda babashije kwiga bazi iryo jambo icyo bisobanuye, kudegenera cyangwa se donc ni opposite ya generation. Generation ushobora kuvuga ngo ubungano ni generation, bivuze ko hari ikintu cyavuye ahantu kirasagamba. Ni nko gukata uwo mugozi nyine, cyangwa ubara uko twagombye gukomeza kubaho muri iyo myumvire nyine, abantu bakabikata bakabara cyane rwose. Ugasanga Imana dukunda kandi twemera, kuko nkeka ko abantu benshi bakuze bigishwa ko filozofi iri fondamentale y'abakurambere bacu natwe ubwacu ari filozofi y'ubumuntu.
ku Imana nyine umuntu ari ikiremwa kigomba kubahwa. Imana rero yaduhaye ubushobozi bwo kujenera umuntu rwose akabyara akarera agakuza n'ubwenge bwinshi. Rero ibintu byose biza byataka ubwo bugabo bwawe, ubwo bumuntu bwawe bigenda biburya buhoro buhoro, bibuhuha biburya buhoro buhoro, bushigenda bushira buhoro buhoro, kugera aho baza bakica abantu bagashira abandi bategereje. Ni nk'uko wenda bajya bareba amafilime ubona nk'abantu bateye muri banki baje kwiba, harimo nk'abantu 100, polisi ikaza, polisi yahagera abari baje kwiba bya bisambo bikikingirana n'abantu bikabagira icyo nakwita ingaruzwa muheto, nacyo ndibuze wenda kugikomozaho natinze. Abo bantu byananiranwa ko babanegosiya n'ibyo byihebe, polisi cyangwa leta, iyo entité legale nyine inaniwe uburyo inegosiya n'ibyo byihebe, igatangira kwica abantu, igahera ku wa mbere ikamurasa, ikagera ku wa kabiri ikamurasa, wa gatatu. Hari umuntu utekereza neza, twiye kuganira arambwira nti muri abo bantu 100 baramutse bakugezeho iyo bageze nko kuri 30, abandi nta n'umwe ari wafata ubuzima bwe ngo bushyire muri danger, ariko yatake nyine arwane ku buzima bwe n'ubw'abandi. Abo abantu 100 bose iyo bishwe gutyo baba bagomba gupfa. Muri make ntabwo ubuzima hari ikiba cyarabatumye kibambura ubugabo n'ubushobozi bwo kwibeshaho. Rero iyo batwica bakatugira gutya, tugakomeza turira dutaka tugira gute, ubwo bugabo uwo kwise rugaba, abasore b'iwacu bavaga mu musore bakaba abagabo kubera bakiriye responsabilité. Ubwo bugabo bwarashize, bwaragiye, cyangwa n'ikigushaka kubumaraho ni cya kindi nyine kijya gihuha nyine cya gazi, ubwo bukombe kugira ngo kibwibagize ubushobozi bufite bwo kujenera igihugu n'abantu bakamara imyaka ibihumbi n'amamiliyoni. Ibyo kikaza kikabirya byose, kibuhuha, kikubwira uburyo utagomba kuba umugabo, utagomba kukirwanya. Rero ni umugari rwose muwibuke, numvishe na Mukashema uvugaho, ariko ntabwo yavuze neza. Numva impamvu nashatse kugira ikintu mvuga ntarabona ijambo kugira nabisegureho, nuko numvishe uwo mugabo Alex nyine arimo atesha agaciro ibyo murimo muvuga, kandi n'umuvugira batarigeze babona ubushobozi bwo kugira icyo bakivugira, abatagira kivugira mu bahagarariye. Rero icyo kintu rwose nagira ngo mbivugeho, ni nacyo cyatumye mbivuga, ariko ntabwo nifuza wenda kutubaha abagize ikiganiro. Niyo mpamvu yatumye mvuga ntari nahabwa akanya igihe Alex yari ahari, ariko icyo kintu nagira ngo mbivugeho, kuko yanavuze yuko ngo mu Rwanda se ngo ko muvuga ngo ibintu byacitse, ngo wagira ngo nta muntu haba, ibintu bihaba ngo wagira ngo habe ibisimba, ngo n'iki, ngo nta muzi ko ngo nta muntu hari utekereza hamwe cyangwa ikintu mwazaje mukirebera n'ibindi nk'ibyo bakunda kuvuga. Gusa baravuga ngo utabusya bwita ubumera. Buriya iyo utari waba icyo bita ingaruzwa muheto, ntabwo ubuze icyo bisobanuye. Mu Rwanda ntabwo mvuze ko hatari abantu batekereza, barahari, turabazi, turibo, nanjye mvuga ndiyo. Abo bantu rero iyo bagushyize imbunda ku mutwe, ibivamo gusa icyiza, ikingenya mbyitanga umugisha mubi. Hari igihe abantu benshi batumva icyo umugisha mubi icyo bisobanuye, ariko yego hari n'ingorane, ariko bigomba kugarura bwa bugabo bwacu na rya shyaka ryacu, ku buryo nk'abakurambere bacu babandi bitwaga abagabo, bitaga abana babo ba shyaka, bakabita bangabo, bakabita ba rugaba, bakabita badatinya urupfu. Kuko ese ni gute uvuga ngo ufite icyo urwanira udashobora kukirinda? Rero baradutunga imbunda bakatwica, ariko baba barimo batwigisha icyo twatakaje, kuko bizageraho abantu bacu bose bagarure ishema ryo kubaho, kandi bumve ko umwuka bahumeka atari uwo bahabwa n'ubatunze imbunda.
hari umugabo, hari abanyarwanda rwose bita abana babo Usibomana, iryo zina riba rifite icyo rivuga. Hari n'abita abandi ngo sindi ku bwabo, bivuga ko aho bagushyira hose, aho bakugeza hose, ariko ubugabo bwawe ukabugumana rwose, kuko naho ugeze ntabwo ari uko ari impuhwe batugirira rwose, aho tugeze ntabwo ari uko baje kutubanira. Hari n'undi mugabo rwose numvisha avuga bita Musoni, niba nibeshye, avuga ko ngo biramubabaza kumva turimo dushakira ibisubizo ahantu bitari. Arabaza ati abo bantu twiba tuvuga ngo uko batugejeje kure, ubundi baza nubwo babeshya ngo baje kutubanira, ninde ubu ngubu nyuma y'imyaka 30 wibwira ko uko baje kutubanira? Rero icyo kintu rwose cy'umugisha mubi, yego turicwa tugira gute, twabonye byinshi, ariko biri mu byo tugomba kubona nyine kugira ngo tumenye ko kwigira hari icyo bisaba, cyangwa se ntabwo ushobora kuvuga ngo mfite urugo, mfite igihugu, mfite iki, udashobora kukirinda. Ibibazo byaza ugahora uvuga uti wenda ntabwo ndi bubijyemo cyane, ariko nzi ko nk'abantu bo mu muryango wacu, mu rurimi rw'iwacu baravuga ngo buriya mupfana iki. Ese mujya mwibaza iryo jambo icyo risobanuye? Hari n'ijambo gupfa. Muri make umuryango barawataka, umugabo akitanga kugira ngo utagira icyo uba. N'umuvandimwe yagira ikibazo ukamwitangira cyangwa ugakora uko bishoboye kugira ngo ibintu bigende neza, ariko kuko nyine niba ufite icyo mupfana, nagira ikibazo nawe urakigira, nawe nukigira nawe azakigira. Rero nibwira ko tugomba kubaho nk'abantu bafite icyo bapfana, tukareka, kuko nagiye mpura na benshi, nganira na benshi, ariko ikintu nagiye mbona ni uko muri make turavukana, tugakurana, tukagira gutyo, tukaba ibyo tuba byo, ariko ugasanga nta n'umwe ufite icyo apfana n'undi, kuko baragushyira imbunda ku mutwe ugahita utanga na bene wanyu. Bari bavugana na Bamporiki, ugenda agataranga nyina. Ni aho ngaho tugeze, ni aho ngaho ubukungu bwacu bwagajwe, ni aho bugeze babukubita ifuni, ni aho bugeze. Nitutigira kuri uwo mugisha mubi ngo tubivemo, aho tugana ni habi cyane. Ariko uko nibyo twabonye, hari abanyarwanda buriya, umuntu bita Jano yavuze ku muhungu bategetse ngo ajye gutora akica urutoki. Buriya ni abanyarwanda benshi bashobora kwica urutoki, ushobora kuvuga ngo ni ubugoryi, ngo ni ubusazi, ngo bizamara iki se n'ubundi, ariko wumve uko yifitemo umuntu n'ubugabo bwe ntabwo ashobora kubuta ngo bamushyizeho umutwe. Yego nta bushobozi afite bwo gufasha bene wabo ngo bavane ikuzimu, ariko nibura we ntashobora kwibabarira aramutse yigize ntibindeba. Rero icyo kintu nagira ngo nkikomozeho, niyo mpamvu nyine nategereje kugira ngo mvuge Jano na Alex bavuga. Icyo kintu cyari mu cyambere nagira ngo mvuge. Ikindi, hari umuntu waje akavuga ati ese bariya abantu ko batwica, nibaza ko ushobora kuba ari Jano yavuze ati bariya abantu ko batwica nk'abica ibiremwa bitagira ubuzima, bimeze bite? Ati njye bajyaga babita abavantara, sinzemere, ariko n'ubu nanjye rwose nsigaye mbibona, nkabona yuko harimo ikibazo. Icyo kintu nacyo nagize ngo ngire icyo nunganira, kuko hari icyo mbiziho. Ku bantu babashije kwiga, hari ijambo bita domaine, cyangwa se iryo jambo rifite aho riva, ariko rifite n'ibiri komokaho. Hari irindi jambo, iryo jambo domaine ubundi rikoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye, ariko aho rifitiye akamaro kuri iki turi kuvuga, niyo ufite ubutaka, kera bajya bavuga ati aha ni mu kwanjye, uyu ni umurima wanjye, aha ni mu kwanjye. Iyo ari domaine yawe, uba ufite controle kuri yo, n'ibyo wayikoresha byose, amategeko aba akwemerera ko ufite ibyo ukoreramo aho ngaho, nta kibazo. Noneho hari irindi jambo naryo rifite aho rihuriye n'iryo domaine bita dominion.
cyangwa dominion. Donc dominion icyo bisobanuye ni ukugira contrôle, ariko atari contrôle yo kuri y'ibi ngibi tubona biboneshwa n'amaso gusa, ibyo ukenera kugira ubeho n'iki, ukagira contrôle ku buryo ukontorora na esprit, ugakontorora na roho y'ibiri mu kwawe muri make. Rero iyo dominion hari n'amabanki numvishe abyita, donc ni ijambo rizwi, ariko dominion ukontorora bitari kuri materiel gusa, ariko na esprit y'ibiri mu kwawe muri domaine yawe ukabikontorora. Rero aba bagabo bavuye i Bugande na ba Museveni n'abandi bose n'aba Kagame na FPR babona u Rwanda nk'akarima kabo, babona nka domaine yabo. Noneho ibiri muri ako karima ujya ureba ukuntu umuhinzi mworozi yorora inka ze, iyo bishatse arayikubita, iyo bishatse arayica, iyo bishatse ayigurisha ingingo. Nabonye na Kazungu basigaye bagurisha ingingo z'abanyarwandakazi n'abandi banyarwanda n'ibindi. Muri make ikintu ufitiye dominion ugikorera icyo ushaka. Rero iyo abona u Rwanda nk'akarima ke, we iyo arimo abayobora muri niwe avuga, kuko bajya bavuga ngo uzagaye ubukwavu ibindi ariko uzemere ko uzi kwiruka. Na Kagame rero na FPR tuzayigaye ibindi ariko mwemere ko uzi kwica no kubeshya no gukora ibyo ikora nyine. Hari ibyo aho bari hari ibyo bazi gukora. Rero ntabwo ushobora gusobanukirwa umwanzi, cyangwa se muri bwa bugabo navuga iyo utewe urimenya, iyo udatewe nyine urimenye, ibyawe nyine birangirira aho. Umugabo ari imyaka ibura agapfa ntaho biva. Ariko umwanzi utamaze kumenya uko atekereza n'ibyo akora n'impamvu abikora, ntabwo ushobora kumutsindira umwanzi. Rero ba Kagame bo babona u Rwanda nka domaine yabo, ni akarima kabo. Icyo kintu mu cyumve. Rero mu karima kabo bakora kuyobora u Rwanda, babikora nk'uko worora amatungo. Murebe abaturage b'u Rwanda n'amatungo bagurisha, bica, bakinja. Najyaga numva ngo abantu bororaga kera hari n'abanywaga amaraso y'amatungo yabo bitaga ikiremve, ariyo yatunze abana babo n'iki. Abantu babagaho ubuzima bwo gukurikira ubwatsi bw'inka zabo, ari naho ba Kagame bakomoka na ba Museveni n'abandi, agatungwa n'amaraso y'izo nyamaswa yorora. Kuko ntabwo bababona nk'abantu, ntimungana. Baraza bakabagaza bakabica, maze bakabita icyo babahinduye cyo ari cyo ngo uri ibifobagane, muri ibigoryi, nta kindi muzi. Kuko nyine baba babambuye bwa bumuntu, bwa bugabo bwanyu, bwa buvandimwe, bwa bundi bufite icyo bupfana baba babujyanye. Rero n'inyamaswa iyo ari yo yose ntushobora kuyidomestika utayambuye, bituma yidefanda. Ushobora nko gufata inka ukayidomestika, ukayikama, ukayibaga iki, ariko ntabwo uzafata imbogo. Ntushobora gufata imbogo uyikore nk'ibyo ntibikora, kuko iyo ntitinya gupfa ntuyikubita ngo ice hariya, wubwira wazikwice nawe. Izo defense zose wagana ku musozo kuko iminota yatujyanye, uraganira neza ariko iminota yatwangiye. Okay, reka wenda ngire kuri point ya nyuma. Icyo kintu nashaka ngo mucyumve, kuko iyo urebye n'igitunze aba bantu, ndi kuvuga abashamikiye kuri leta, batunzwe n'imisoro yanyu, ntabwo bo bashaka gukora kugira ngo bagere aho bagera, ahubwo baraza. Mwagiye muvuga ibyo bakora mu mabanki, mu makonti bankere yanyu, ibyo byose nyine muri dominion yabo. Niyo mpamvu baza bagashyiraho abantu bica abaturage kandi bizwi, bakabica. Kuko muri mwe nta n'umwe babona ntaho mungana nabo, muri akarima kabo, muri inyamaswa bagomba gusarura uko bishakiye. Ariko kugira ibyo byose babishobore, nuko bagomba kubageza aho nyine
hari umunyamerika urabizi ko hari abanyafurika bagiye bagurishwa n'abandi banyafurika nko gutya bakisanga bari muri Amerika, ariko umwe muri abo bacakara bagurishijwe yaje kuvuga ati naje gusanga kugira ube umucakara ugomba kwiyambura ubumuntu bwawe, ko ushobora kuba umucakara ugifite ubumuntu muri wowe, ugifite ubugabo bwawe, ugifite ishema ryo kuba uri we. Hakunze no mushiki wacu yitwa Mukashema, nagiye numva amateka y'ababyeyi be, numva ibyo bagiye uburyo inkotanyi zabagize, ariko bamwita iryo zina bari bafite ishema, bamwita kugira ngo azabe umuntu ugira ishema, udatinya kubaho cyangwa udatinya kuvugisha ukuri. Niyo mpamvu umusanga hano kandi abakobwa benshi bo mu Rwanda tuzi ibyo birirwamo. Iryo shema rero rifite, ariko mujye mutekereza nk'ababahiga kugira ngo mubashe kubigobotora, kuko ibyinshi mu bibazo turimo tubifitiye ibisubizo, hari inzira binyuramo. Izo nzira rero mu gihe tudafite ubushobozi cyangwa tudafite n'intumbero yo kuzinyuramo, ntabwo twagombye kuba turira. Yego turicwa tukagira uko batugira kose, ariko ibyo ari byo byose umugabo arigira yakibura agapfa. Nibyo ngibyo rero. Ikintu cya nyuma kugira ngo ncunguze uburyo umwete, Mukashema yavuze ku kintu cya revolution uko ihera kuri wowe. Ino revolution rero arimo avuga isa n'ibyo ubundi nari ndimo mvuga, yuko nitutagarura ubugabo bwacu, ishema ryo kubaho, ryo kwigira no gutegura ejo hazaza, ntawe uza gukoma warimo aragukangisha imbunda cyangwa iki, tukanga ubugabuzwa muheto. Aho ngaho bihera ku muntu agatinyura abandi, akabatera ingabo mu bitugu kugira ngo bakomeze urugamba bagire aho bagera. Rero Mukashema icyo kintu yavuze cya revolution ihera kuri wowe, kandi ukabaho nk'umuntu kuko ushaka kugira aho agera, kandi kuko ubyuka kumva ko ino si yarazwe ari iye. Kuko ibintu tuba tuvuga abantu bimeze bite, bigeze bihe, ni uko nyine biterwa n'uko iyo si nta controle tuyifitemo. Niyo tuba turimo dutakira abadafite aho bavugira, ariko natwe uje ukatubaza ati ese ko muri no mutaka ubundi muzataka mugeze. Usanga muri twe abenshi nta sinzi. Ino revolution rero Mukashema arimo uvuga ni ikintu gifite akamaro cyane, ni ikintu tugomba gutekerezaho, tutaba turi muri uwo murongo. Ibi byose rwose niyo mpamvu navuze ati bishobora kuzagira akamaro abazaza nyuma yacu, kuko twe tuzaba twarabaraze intambara yatunaniye. Reka tujye tuvuga ibintu uko biri, ibisubizo biri muri twe. Ejo numvishe umugabo ntarekeraho urije nari ndimo nsoza munywa. wasoza umusaza. Kuko nanategereje igihe kirekire wenda nawe gutanga ibintu. Rero hari umudamu nari ndimo numva ejo ukorera ikinyamakuru bita ngo Kigali Today, arimo avuga ngo uburyo bari gushaka gupasinga itegeko ngo ryemerera yuko abana b'Abanyarwanda bari munsi y'imyaka 18 bajya bemererwa kwimarira. Numva ari ibintu by'agahomamunwa pe. Ese barashaka gukeya igihugu cy'imyendaro gusa, bimeze bite? Nahise numva yuko barashaka igihugu cya ba bantu bambuwe ubushobozi bwabo, ku buryo nyine bazajya bazana bakohereza abana muri Kongo bagapfa, nta n'umwe wabashije kwiga, nta n'umwe wabashije kugira icyo ageraho, ari nyine abantu ufata nk'amatungo ari muri domene yawe. Ni icyo ngicyo barimo bageraho. Ariko nabashije kuganiriza umunyamategeko wabyigiye, ndamubaza nti ese dushobora gukora jugement y'umuntu bitewe n'ibintu yakoze? Ndi kuvuga wenda exemple y'uwo mudamu cyangwa n'abandi bantu tubona bagenda barimo baduhuha mu bisebe byacu, barimo badutera ibinya, barimo batwagaza, abandi bo barimo banakora
barimo banakora na crime contre l'humanité tubabona ntacyo dushobora kubakoraho n'iki. Ndamubaza uwo munyamategeko nti ese ushobora kujija umuntu bitewe n'ibikorwa yakoze bigashoboka? Kuko abantu bungukira muri iyo sisiteme yo kuexploita umunyafurika, umunyarwanda n'undi munyafurika uwo ari we wese, kuko ntabwo ari twe twenyine. Tujye twemera ko birimo inyungu, kuko turababona. Umuntu akava mu kuzunguza ibicupuri by'amafaranga muri Uganda akisanga ari umuperezida yirirwa yica rwose nta kibazo. umusaza uraze kwihangana, iminota yandangiranye, amasaha ageze kuri cyane, uraganira neza vraiment, nazishima cyane ko ubutaha wazaza dufite umwanya uhagije, kandi nishimiye umunsi ko abantu bari mu Rwanda mwatanze ibitekerezo muri benshi cyane. Wafata umunota umwe ugakurotira neza igitekerezo cyawe, noneho tugaha ijambo mu kankiko kugira ngo na Noble tumusubize akore komantere gato y'icyosoza ko iminota yandangiranye. Okay, ntabwo ndi burenze umunota umwe pe. Rero uwo munyamategeko yambwiye ati ubundi iyo ugiye kureba abo bantu n'ibyo bakora, kuko njye nari gutekereza ati abo bantu uramureba ukabona ni umubyeyi afite abana be, ariko arimo aravuga ngo abandi bana ngo bazajye babaheza ibigaburo bibicira ubuzima bafite imyaka 16, arimo abipasinga nk'itegeko. Avuga ati uyu muntu rwose agomba kugira ingaruka zimugeraho. Rero nansubiza ati tubara ibintu bitatu. Iyo hari kubaho ibintu bibi u Rwanda cyangwa n'abandi baturage bose, tubara ibintu bitatu. Hari association, tubara association intent, cyangwa se gushaka nyine umuntu yiyasosiye n'ibyo bibazo ntacyo yigeze abivugaho. Nguwo nawe ari mu bantu bari kumara abanyarwanda. Noneho ikindi cya kabiri ati tubara intent. Ese uwo muntu yerekanye mu magambo ye, yigeze yerekana ko afite gahunda yo kumara abo banyarwanda koko? N'icyo nacyo ni ikintu ushobora kugenderaho ushyira umuntu aho agomba kujya, kuko nyine arimo yangiza ibintu. Noneho icya gatatu cyo aba yafashwe nyine ari muri ako kazi ko kwangiza ibintu. Abo bantu rero bagomba kuzahura n'ibyo barimo bakora, kuko abo bangiza nabo barahumeka, ni abantu nk'abandi. Muranyumva abavandi, ni abantu nk'abandi. Rero nitumara kwikura muri iki kintu cy'ubwoba, tukagarura ubugabo bwacu n'ubumuntu bwacu n'ubuvandimwe, tugomba guhinduka, tukaba turi abantu bashobora kuko kubaho nk'abafite icyo bashinzwe cyangwa bafite responsibility. Kuko umuntu ufite responsibility ntabwo umugabo mu rugo cyangwa umuvandimwe muri community ihungabana akagenda akicara nkaho ntacyo ashoboye. Yego ubushobozi bushobora kubura, ariko nta kitubakwa. Ndumva narangirizaho abo bose baba bakora ibi, yaba ari ba Muhuzi, yaba abari muri Kongo, yaba ari aho bari hose. Twebwe nitwe twarazwe ubumuntu, turagwa isi, kandi ntabwo bazaducika. Nicyo narangirizaho. Urakoze cyane, urakoze ku bitekerezo byawe byiza. Sinzi uramfasha mu Kinyarwanda cyinshi, biri philosophique, birimo ubuhanga bwinshi kandi no kureba kure. Nakwishima ko nyine wazagaruka undi munsi, hari umwanya uhagije tukaganira biruseho, ariko kuko umwanya ari muto ubu reka duhinira aha. Nzagaruka pe, icyari cyabyishe nuko naje ntinze, ariko nzagaruka. Ndagushimiye cyane. Hanyuma rero ndabona Mukankiko adahari, menya ahise agenda. Noble, wakora komantere ku bintu byavuzwe bijyanye n'ibi ngibi, ukagerageza ku buryo yaba iminota hagati y'itatu, yaba myinshi cyane ntirenga 5, kuko ngiye iminota yanjye yarangiye mu by'ukuri. Urakoze, tugahita dusoza ikiganiro. Noble, sinzi niba uri hafi, menya nawe yagiye. Yeah. Noble, niba utari hafi na Mukankiko, ndumva ubwo twasoza ikiganiro mbashimira cyane.
ariko sinabura kubabwira ko ikiganiro cy'uyu munsi cyabaye ikiganiro cyiza cyane, cyabaye ikiganiro cyiza, twaganira ku bibazo biri mu gihugu, abantu batandukanye bari mu gihugu batanga ibitekerezo kandi byiza byubaka, banerekana ibibazo bitandukanye bafite, babyivugira nk'abantu bari mu gihugu. Ni ikintu cyiza cyane kuko mu gutangira nababwiraga ko nifuza ko twajya dukora ibi biganiro bisa nk'ibigaruka ku bibazo abaturage bafite nyirizina, ko kumenya ibibazo nabyo no kumenya inkomoko yabyo burya ni imwe mu nzira zo kugera ku bisubizo. Ni ibintu byiza cyane rero, twagize ikiganiro cyiza. Ndashimira na Noble Marara kuba yaje akatubwira aya makuru agezweho, amakuru y'uko Muhoozi Kainerugaba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Nabyo ni ibintu bifite icyo bivuze ku buzima bwacu nk'abanyarwanda, bitewe n'ibibazo by'akarere no ku buryo amateka yacu asobekeranye, ndetse n'imvugo zagiye zimuranga n'ibikorwa bye bitandukanye mu bibazo by'akarere bifite aho bihuriye n'u Rwanda. Ndashimira abantu bose babitanzeho ibitekerezo, ni ukuri mwagize neza cyane. Hashize amasaha hafi 7 dukora ikiganiro, mwahabaye, mwihanganye, mwategereje, ni iby'agaciro kanini cyane. Reka mbashimire rero, nibidukundira wenda ejo tuzongera tuganire, tugaruka by'umwihariko kuri iyi ngingo cyangwa se n'ibindi birashoboka, ariko ndagira ngo mbashimire kandi mbifurize ijoro ryiza bari nijoro, amanywa meza cyangwa umunsi mwiza bari ku manywa. Naho ubutaha, murakoze cyane. Yari Rugaba Patrick.